wenda kugwa ku mihanda, ndahumuriza uwaburaye, ndahumuriza ndetse n'uri mu ntambara z'urudaca. Yumve ko Imana ari ikura habi, yumve ko Imana ari ikura hababaje, nyamara Imana nanjye yankuye hababaje. Nanjye ndacyashakisha life nubwo mwibwira yuko natagezeyo, ubuzima kiri bwiza nyamara ari byinshi nkeneye gukemura, nkeneye kubera intumwa ya rubanda rugufi, nkababwira ko nta Imana itakura umuntu ibyo urimo kunyuramo, wumva ari nk'agatonyanga mu nyanja warishakisha imirimo, dushakisha ubuzima. Basi nimubwira ko ndi gushaka ubuzima nituba abanzi, basi nuzanzira izo nkundo, basi nuzanzira izi nshuti z'ubu. Ariko akaza afite ubutumwa buremereye, ndababwira ibihe byiza kuri mwe mwakurikiye 001 TV Show Rwanda. Mbonera mbifurize amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, umujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ziwukikije. Nkuko mubizi ni nge Rashidson akanze uraheba mvuge barijyane izimira ikicyura nayigira umushumba Shakar Batman Ramjani aka King of the NY City. Nkuko mubibona rero murabizi ko mba ntari ngiye nyine ndi kumwe n'umuhanzi hariya muri kubona afite swaga, Aline Swaga. Walisiko ni wa undi endo fire ni wa mshini wa stand wa KG. Stand wa KG. KG ndagira ngo rero twinjiriremo nkuko abahanzi mwivuga kugira ngo tubone gukomeza mu kiganiro. Walisiko ni wa mshini wanyu wa stand wa KG, utagitinya mic, utagitinya camera. Wa muhanzi zafa kure ariko akaza afite ubutumwa buremereye. Ndababwira ati ya ndirimbo ibitamenye isange wazirisigon ndagure ndiri wa muhungu ushakisha ubuzima, ni wa muhungu ushakisha street. Basi ninkubwira ko ndimo gushaka ubuzima niduhinduka abanzi, ndacyashakisha hirya no hino mbashe kuba nabona iruko utarwanya rwo. Ndabizi umurongo nubwo wanyawo kuwugeraho bisaba guhasoringa, ndabizi ko nama n'ikimurika ari keshi zirimo kumurika, ariko ndabizi Imana izanizane yo izama etike. Ndahumuriza uwenda kuva kwizima, ndahumuriza uwenda kugwa ku mihanda, ndahumuriza uwaburaye, ndahumuriza ndetse n'uri mu ntambara z'urudaca. Yumve ko Imana ari ikura habi, yumve ko Imana ari ikura hababaje, nyamara Imana nanjye yankuye hababaje. Nanjye ndacyashakisha life nubwo mwibwira yuko natagezeyo, ubuzima kiri bwiza nyamara ari byinshi nkeneye gukemura, nkeneye kubera intumwa ya rubanda rugufi, nkababwira ko nta Imana itakura umuntu ibyo urimo kunyuramo, wumva ari nk'agatonyanga mu nyanja warisigo my people. Yes, tubakunzi ba 001 TV Show Rwanda. Ngiye mbona ko KG stand ntago yoroshye, harimo neza, harimo bwuma. KG urimo bwuma intwari wasire watakayemo. Yes KG ndumva rero bimeze neza, ariko hari amakuru amwe mfite ngo uri kwitegura gusohora EP cyangwa ntabwo ari byo? EP irahari imeze neza. Ndashaka rero utuvira umuzi n'umuzingo ngo byifashe bite? Ndavuga ati ni iminsi 9 ariko nitujya kuvuga iminsi 9 basi niba uri umuntu ureba uvuga ati isi iminsi 9 ikubiyemo iki? Mu minsi 9 nabonyemo byinshi, mu minsi 9 ni iminsi yanjye yihariye iri passion, niyo mpamvu EP nayise iminsi 9. KG mbere yuko twinjira kuri iyo EP ndashaka ko tubaza kuganira ku buzima bwigize kuko bahejo bundi hari ubuzima bwakubayeho nyuma y'uko hano ukorera hagize kuvuka ikibazo cya mugenzi wanyu warwanye n'undi arapfa. Nyuma yaho nawe ntabwo ngo byaje kukugendekera neza, aho waje kwisanga ngo byagenze gute kugira ngo wisange mu gihome? Warisigo navuga ati kuri iyi saha no kuri uyu munota naho kuri EP navuga ati nabashe kuba nasora indirimbo ivuga ati street zanjye kamanzi nyibato gakeye. Street zanjye burya ni sanje izombonera amaronko, basi wimbuza amaronko yanjye ibyo ndimo gushaka nabiburiye ahandi. Basi wumve ko ndimo kuhabonera igeno ryanjye, basi wenda ushobora kumva yuko igisereveri kivuye mu kwataka, nyamara ukanziza ko ndimo kwataka, ukanziza 500 yanjye ndimo kubona agahinda ko ni kenshi, aho bakujyana bakumanitse
sibakushyiremo n'imiyaga aho uruhukira ku murenge bakakumanura arangarete wareba nabi nta muntu uri kugukurikirana nkanjye y'imfubyi aho uruhukira kwa Kabuga nta n'icyaha wakoze burya izangenda zimenyera ni cya gihodi cya 40 ndashimira abatafukenge cyangwa se inshuti zanjye za 40 nziza ndabashimira pull up ni wa mujeni wa stand wa KG mwumve ko igihodi murimo Imana izagiraho izakabavanamo kandi niba warakoze ibi wizere ko igihe cyawe nawe kirahari Imana izakubabarira umera ko nta gihodi cyangwa se nta cheni dacika Imana nirebere ibyeje ibanga rikomeye warisigo wa stand wa KG warisigo. Yes KG urakoze cyane nshuti bakunzi ba Zero One TV Show Rwanda ngira ngo murabona ko KG arimo neza. Mbere yuko rero dukomeza mu kiganiro ndashaka kukwibutsa wowe utarakora subscribe kuri 001 TV Show Rwanda musaba ko wafata amasegonda make cyane abiri ugakora ku jambo subscribe ndetse ugakanda kukazogera mu gifaransa ni jambo s'abonner bityo dukomeze gukomezanya mu biganiro byacu bikugereho amanywa nijoro. KG ndashaka rero tuvira umuzingo waje kwisanga mu gihome gute? Urebe ino mihanda nyine ya Intwari benshi baba bazi ko turi mu buzima bwiza ariko nyine nanone nizo vibe tuba twarahisemo. Yego buriya Imana ijya kure mu rubuto cyangwa se buri muntu wese ifite inzira zose uzagenda unyuramo. Yego urushaka kundeba gutya cyangwa se nka gutya mba ndi imihanda ukavuga ati nta mwuga agira ntabwo nize. Yego narize secondary hafi no kwitobora. Niga mekanika hafi umwaka ndanayikora nanahembwa ye. Wewe na mekanika urayize? Mekanika ndayumva cyane buri za mu industry mu nganda ukabaza uti umuhungu bita Elisa arakubwira ati wallahi kuri mekanika aba nago yoroshye. Rero ari umuntu kubana imihanda gutya akavuga ati wenda turi kwatuka cyangwa se no kuzana umukiriya waba nyine wenda waboramo nk'ipirawo ya bibiri ukavuga ati ndashyiraho 6 zanjye cyangwa se desa zanjye ukavuga ati uyu muntu nyine ngo ni marine yabuze icyo akora ariko mu nsheni muratuziza ubusa wallahi muratuziza ubusa ntago ariko biri wallahi niko nayivuga. Gusa nyine ikintu kirenzeho ino mihanda nyine kuba bavuga ngo ni ukwataka Desha harimo nyine abatwikira akazi uvuga ati ngo unibipira wari 2000 ugasanga ayigize 3000 abo ni abatwikira akazi ariko niba uzi kuri mu kazi nawe ugashyira mu gaciro rero basi amafaranga make ugomba kurenza basi ni nka desi cyangwa se basi tuwasa kuko ugenda wazana uzana umukiriya niko basi utahana basi nka 2 cyangwa 5 ariko kuvangura akabije ufashe umukiriya ufashe ipira wigurisha 5000 harimo bake bitwikira akazi nyine ugafata inkoko ukabigurisha 20 yakaguzwe 10,000 usanga ni ugafata ifika usanzwe igurishije 30 kandi guze nk'ibihumbi 10 usanga ari ibintu nyine bitwikira akazi ugasanga abaseriveri cyangwa se abataka batwamburiye urwasha ibyo byatumye wisanga mu gihome. Naho ngaho nisanze mu gihome byari ubuzima butoroshye aho wamungane umugabo yihaye usanga ari kurwanira uruhungure. Niba atayibanga n'iki wigiyeyo cyangwa hagusigiye iki? Ndabyibuka nkikigerayo hariya kwa Kabuga ndizira ko pena yarakoze amafuti menshi ariko ntabwo nagafunzwe. Wari utarisobanukira? Ntabwo nisobanukiwe cyo kuba numva ko ndi umuraperi kandi weje wazaza this now ndizira ko ubu rwego ndashima Imana ariko nisanze nyine hari ahantu gushyye bwonyine cyangwa se abantu nabonye ari mu yindi si ni cya cyumba cy'umwijima bisaba kubyirengagiza cyangwa se ugakomeza umutima mu nda n'ikintu nayivuga. Gusa nyine ikintu nigiyeho cya mbere na mbere ni ukuba navuga ati ngiye kuzajya nkora ikintu kiri ngombwa kandi ngiyewe nzi ko ari ukuri. Yego nisanga ariko nizira ko nanone ngatakisangayo ntabwo nakisanga kuko uri we umenya ibyo ugomba kwirinda ibyo ugomba gukora. Reka tuve muri ibyo nk'ubwo buzima waciyemo tugarukire kuri EP yawe. EP yawe izaba igizwe n'indirimbo zingahe? Izaba igizwe n'indirimbo 8. Izaba igizwe n'indirimbo 8. Ndizera ko abanyarwanda bazayishimira abasanzwe bumva umuziki wa Makomagingizi nanjye uri pasoni n'injye nyine Stand KG ndabizi wumvishe ya ndirimbo ese ninde. Yego azumva iyo indirimbo zikubiyemo hafi 8 azumvamo indirimbo ye byanga byakunda niba atari ibanga iyo EP y'indirimbo zawe zigera ku 8 ni indirimbo zawe wenyine cyangwa harimo izindi collab zawe waragiye ukora n'abandi bahanzi? Harimo Star umuhanzi wa Uganda
amwita Emma Kayzi, abenshi bazi ko ari nka brothers. Ya utamuzi agende kuri Makoma Gangs arebe isi Makoma Gangs ni iki, ni iyihe ubundi ni iyihe group. Nari barabona umugande uzikora profeshi nawe ari muri cya gihugu cya Uganda ariko muri Ministers koza. Abari muri undi muhungu bita Emizo nawe muri Emizo nujya kureba hari abahanzi biko bafite impano ariko ntabwo tuzamuka uko tubishaka. Emizo nujya kureba ukandika Emizo urabona indirimbo afatanyije na Mukadafu. Nujya kwireba urabona ari indirimbo nziza kandi iri ku rwego rwiza ku buryo indirimbo igera muri 20k ariko nyine ugasanga umuhanzi ibihumbi 20 imaze iminsi ngahe? Imaze nk'imyaka ibiri. Bari mu gihugu cya USA ariko byanga byakunda nawe muri Amisra aba yaje. Urategura kurocinga EP yawe ryari mu kwezi? Ndizera ko EP iraza gusohoka muri uku kwakira ku itariki 2 nibwo producer asa nkaho yayisoje. Niba atari ibanga ndashaka udukorere akapera k'indirimbo washobora kuba wemera kuri iyo EP twavuga ngo ishobora kuzitirirwa iyo EP, noneho nyuma yaho uzutubwira ngo EP yanjye izaba yitwa gutya. Let's go. Jeje enda ubuzima ni gatozi isura byumva gute nanjye ndasunikiriza gusiripinda rika mbere urusobakirize benshi basiko nagezeyo nyamara ari za ndoto ndacyari kuri kamera ndacyari kureba ko nagaragara kuri kamera neza nyamara mu mufuka nakirimo naharaniye indoto zanjye ngo ndebe ko basi icyo nakuze nkunda cy'ubuzima bwanjye bwose basi cyaba ubusobanuro bwanyabwo. Hari inshuti nataye yakuso, hari inshuti zibwira ko tuba turi kumwe nyamara banazitariye amatwi ndimo gutekereza byinshi ndatekereza hazaza apana akubu ubuzima bwanjye uko busunika buracyari pasoni. Ese ubuzima ese urabwumva ute? Ese iri herezo ry'ubuzima ese ubibona gute? Gusa nkomeza umutima mu nda nizera ko Imana ari isubiriza byose, isubiriza byose nyamara izansubiza ndabizi ninsubiza. Abanzi banjye bazagaruka bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo bajya aho bigiye nyamara nzakora cyane never give up. Melody working ni Stand KG iry'izina ryanjye rizaba ririmo kumurika aho ugeze hose barimo kuvuga ati Stand KG aho unyuze mihanda hose uri kumva indirimbo yanjye uzatagira kumubitira kuri by phone. Nanjye icyo gihe sinzaba nyitaba kuri phone nzagukupa nkatitaye ku wambaye imande cyangwa se nkatitaye ku wamaga wa mudomo umbwira ko nta hantu uzagera nyamara ni benshi bagarutse bumvaga ko ntaho uzagera. Izina ryanjye henshi batagiye kuryumva bambona ku binyamakuru bambona ku bicanye makuru bambwira ati wasitenti wa KG urakaza neza twari twakwiteganyiriza cyangwa se twari twakwiteguye warasigomye. Ese Imana kayirebesha ese ubuzima iyo uburebye ubona ari hesuzuma njyewe ndabizi Imana izabikora Yes tubakunzi ba 001 TV Show Rwanda ngira ngo murabona KG Stand ni umuhanga cyane ubwo dukora nawe ibiganiro ikiganiro twakoranye ntabwo byari bimeze neza KG ngira ngo urugwego umaze kujya wari utararugeraho. Ndagira ngo tuganire ku mbogamizi aka kanya uri guhura nazo cyane ko uri gutegura EP yawe. Ni zihe mbogamizi uri guhura nazo muri muzika ya Rwanda muri muzika yawe? Ikintu navuga imbogamizi zo ni nyinshi ariko ntabwo bikiri nka mbere. Njye njya kuvuga mbere numvaga gukora indirimbo nyine twarakomazaga. Yego mireba indirimbo bita ku isoko urabona ko twakomazaga umwe akazana 20 undi akazana 20 undi akazana 30 tugenda kwa Kinabit akadukorera nyine gutanga nka 80. Ariko ubu ngubu ndizira ko ku isenkane yanjye ndagenda ku producer umeze neza uri hariya ku Gisozi bita Abuzeti Apura Brothers. Urakoze cyane uranyibukije ngo iyo ukoze hasi unyibutsa gutora ibuye. Mu gihe cyashize wari uri kwa Kinabit ufitanye n'amasezerano ari kumanaginga nubwo wanga kubishyira ahagaragara ariko byarangiye wivuyemo uvuga ko Kinabit ari uri kugufasha no kumanaginga. Aka kanya ndi kumva ko uri kumbwira ngo uri gufata inoti zawe ukazijyana ku polisi. Ese Kinabit yaragiranye ikibazo amasezerano wari mufitanye yarangiye tubwira uko bimeze niba utakiri kwa Kinabit cyangwa niba amasezerano yararangiye nabyo tubashe kubimenya n'abakunzi bawe bakurikirana bamenye uko bimeze. Ikintu kiri pasoni
muri iyi game yo ubuze nyine ubuze icyo bita keshi uribura nyine biba byanze ariko nanone navuga ati kuba ngiye nkatafite ijana ryanjye kuri uru rwego wenda ngezeho mvuga ati ngo ngiye kwaka na biti nongere dukorane imishyikirano cyangwa se andere nk'umwana abone ejo hazaza ko ari heza ibintu bitaba byoroshye igihe nabaga ndi mu rugo nabaga nafata nk'izo senkani kuko ndizera ko mu rugo ntabwo dukeneye ku buryo nari kuba nabura senkani ariko ndavuga ati aho nagire muri ghetto nabajije inshingano nyinshi niba ko kujya muri muzika mbona harimo andi mayiri akomeye mbona bo nita ngo bakomeye cyangwa se bakorana na Beat neza mbona n'ubundi aho nshaka kugira ntabwo ariho babajeni nitwa ngo bararenze ntabwo ariho bagera nyine niba neza urabona na Kemozera twise ngo n'ubu nawe yagiye kuvuga aravuga ati ubuzi nka Budu yahendetse Kemozera bivuze ngo rero nawe agenda ahimba kandi gakora bo bitewe no kugira ngo umuproducer atamwiryaho nanjye bivuze gute niba nagire ku muproducer Abuzed Prozed noneho njyewe nkavuga ati njyewe ngiye kujya ku muproducer wanjye Abuzed dukore kuko numva yego producer ngo bimeze bito producer Abuzed ni umujeni twumvikana kambwa ati indirimbo we igihe cyose uzagikora kuko naye mwize kuri umuhanzi wa nyawe ikintu cyose utekereje uzikimbwire ni umujene wize umuziki Neja ariko azi gukora hano ariko na Kina Beat nawe ubwo duruka kuganira nawe niyo masezerano mwari mufitanye ko yarakubwiye ati igihe uzajya wumva ufite inspiration ujye uza dukore none se nuwo nawe iyo akubwiye ngo igihe wumva ufite inspiration ujye uza dukore we niziye nyunga bifitemo na amafaranga umuha cyangwa harimo izindi support zindaguha ikintu ngiye navuga reka manze ngiyewe mvuga ati pull up kandi ngiye reka mivugire kuri kamera Imana igiguha different cyangwa se guhe inzira zose idashoboka izisobanura yego wirebye impano widefend utitaye ngo amafaranga cyangwa se iki bivuze ati Abuzed ni umuproducer wambonye akambonamo ko ufite impano yego mukumbonamo impano we ntabwo yitaye kuvuga ngo ibiciro bye cyangwa se ibyuma byiwe cyangwa se ibikoresho byiwe nyine ngo ise biraza gutwara iyihe muriro cyangwa se birimo gupfa ubwo we yitayeho ejo hazaza ntabwo ari gukora ahubwo ngubu wari ejo hazaza nicyo kintu nabivuga cyo kumbona ko ndi umupeti ariko ufite ejo hazaza na rap ndirimba ko iri person kandi ibita gospel gangster ni ukuvuga kuva kwa Kina Beat ukajya ku producer Abuzed wasanze ari ryo terambere kuba wava kwa Kina Beat ukajya kuri Abuzed iterambere ryo kumva ko Kina Beat kuba yakwamamaza nyine ariko nta kantu mu mufuka ufite ibyo birumvikana ariko bagiye bavuga ati buri Imana tegereza Imana buri Imana yagutindije ahantu nuko ibiziki izaguhita iki njyewe nshobora kujya ku producer nkaho Kina Beat akagenda nkorera imizigo ya Danje abantu bakabazi ko njyewe niringa ubwanya ku gitenge nkaza ngakora EP ya Danje cyangwa se ingoma ya Danje ariko mu mufuka nta kintu wasangamo nta kintu kirimo ariko ndavuga ati niba uwo producer anyemera kandi afite igikoresho kireze n'icya Kina Beat akambwira ati weho bitewe n'ikintu nakubonyemo byo bwaye none nzajya nemera ati mwereze night mu gihe uzajya wumva ushaka gukora indirimbo kuko niyo studio yanjye izagira agaciro bitewe n'iki kuri gukoramo umuhanzi kandi ufite impano ufite ejo hazaza kandi ushoboye yes reka twigarukire kuri EP yawe cyane ko aricyo cyari kikuzanye kuyirocinga no kugaragaza igiza rocingiro iyi EP yawe wambwiye ko izabigizwe n'indirimbo 8 kandi ukaba ugiye kuyirocinga ese urateganya kuyirocinga ryari mu kwezi kwa kangahe kugira ngo n'abakunzi ba KG Stand bamenye ngo umuhanzi wacu dukurikira dukunda afite launch ya EP ye itariki ni mu kwezi ukuntu EP yanjye irasohoka nkuko nababwiye ni zigizwe n'indirimbo 8 ariko nkaba narayise iminsi 9 iminsi 9 nababwiye ati ifite icyo bisobanuye ku buzima bwanjye yego ngiye kubwira nko kuri EP yo gakeya navuga ati ko iminsi 9 hari umunsi umwe narindi ahantu h'umwijima ukomeye cyane umunsi sinzawubagirwa wa mbere umwijima disha n'urupfu rujya kuvuzamo undi munsi wa kabiri ndasobanuraho gakeya undi munsi wa kabiri ni ahantu nararaga mu giti story zanjye banyice barazizi naryama nkahanuka nagira ngo mfasha agatotsi nkahanuka mu giti nyine nkahanuka hasi iyo nayo ni kuri kabiri gatatu naho nashakishije ubuzima natitaye ku muryango w'iwacu
yanga atitaye ku muryango wacu cyangwa se atitaye ku mafaranga iwacu bafite, ubwo njyewe ubwanjye ku giti cyanjye nimera nkajya imihanda cyangwa se nkavuga ibutayu ntacyo kurya ntacyo kwambara kandi nkabona ubuhumekero cyangwa se icyo nashakaga ngatangira kukibona. Ubwo mbabwira utuntu dutatu uzashaka indi azambwire ewana hari ubundi buzima buhambaye buza iyo minsi 9. Urakoze cyane KG Stand. Tugana ku musozo w'ikiganiro, twari dufitanye, n'iki wabwira abakunzi bawe, n'iki wababwira cyangwa wabateguza kugira ngo tubone tugusezerere? Ikintu ngiye nababwira, mwihangane njye ntabwo njye nsarira umuziki kandi ntabwo meze nk'abantu nyine ngo njye ibintu nkora ni ibyanjye ku giti cyanjye. Umuziki nkora uri ku mutima wanjye kandi ni ikintu naziye kuri ino si. Njye kuri ino si ntabwo naje kubaka amazu cyangwa se ngo nanze nambare neza cyangwa se ngura amamodoka. Ibyo Imana nibona ko bikeneye izabima, apana byo kuvuga ngo umuntu. Njye nizera ko Imana ariyitanga kandi ikintu cyitwa ku Mana yanjye yo kuririmba, njyewe ubwanjye ku giti cyanjye ni ibintu nkunda kandi biri mu maraso yanjye utapfa kumvanamo. Ni ibintu nkunda pe. Nujya kumvira indirimbo biteye se ninde urumva ko ari story ndende. Ndabyibuka muri story yanjye nta cyizere mfite cy'ejo hazaza, mayindi yari hasi. Ndabyibuka ko twanyuraga hose bavuga ati ibi ni ibiki binyuzeho, ati niba abahungu b'insara sinakubaka icyizere cyangwa se nkubwire ko ari njyewe bushobozi wa byose. Icyo nkubwiye shyiramo imbaraga ukore ibikuvuna wumve ko imbere y'Imana ari nk'agatonyanga mu nyanja. Waresigoma people wa mujeni wa stand wa KG. Numva iyo ndirimbo nyine urumva ko njyewe ubwanjye sunikana Allah wa subhanahu wa ta'ala. Urakoze cyane KG Stand. Karame. Mbere ko tugusezerera ndagira ngo ubwire abakozi bawe platform zawe naho basanga ibihangano byawe. Yanjye navuga kuri groupe ni Makoma Gangs guhera 2013, kuri njye guhera 2016 njyenyine person apana group. Niwandika Stand KG urambona, urandika Stand usigamo akanya wandike K na E na I na G na ya, urabona ibiganiro abenshi bagenda bangiranya nka y'amana uri kuza, ariko nyine bitewe na pull up nyema afite y'ubuzima nyine ngagenda ncika intege nkeya. Bagenda ubone ibiganiro kuri la televiziyo Izuba, ibiganiro The Choice, bagenda ubibona nyine aho ngira nanga ikinini cy'ubuzima kandi ndabizeje ko igihe kizagira kandi kidatinze ko nzayambaye imizigo imeze neza. Ni ukuvuga ngo YouTube channel yawe ni KG Stand. FB yawe? FB yanjye nayo ni Stand KG. Instagram nayo ni Stand KG. Ngira ngo bakunzi ba 001 TV Show Rwanda tutabatindiye, twari turi kumwe na KG Stand, ngira ngo ababwiye platforms aho mushobora gusanga ibihangano bye. Ni umuhanzi mwiza cyane kandi mujye kuri YouTube mu supporting, kuko baravuga ngo dusapotinga abahanzi bacu kuko ijya kurisha ihera ku rugo. Ntabwo tuzajya gusapotinga abahanzi bo hanze kandi dufite abahanzi b'iwacu Rwanda. Duhere kuba iwacu tubasapotinge, twubaka igihugu cyacu, isi yacu tuyigire nziza kuruta uko twayisanze. KG Stand reka nkushimire kuba waduhaye ikiganiro. Nizeye ko ubutaha tugukena tuzajya twakubona. Murakoze no kuri Imana mu bantu nkatatenguha nawe urimo kandi Imana nirebye ikabigira igobanga. Urakoze cyane. Amahoro y'Imana bane nawe, ngira ni ciao.